ni gute umuntu avuga ko batigeze bamuha igikombe mu Rwanda ukumva gukorana n'imitwe y'iterabwoba ukumva kugambanira igihugu ubundi igihugu niki ko abantu mwakigize nk'akabasa abana bogeramo umuntu utaragambana n'akagara atuyemo yashobora ati igihugu ese ubundi igihugu buramuzi icyo ari cyo muzi inzego zizi kumenya buri munsi bavuga bati turebe uko Scovia avuga turebe uko wowe uvuga turebe uko Osabe muvuga akurikirana ku buryo umuntu wakuye iyo ari we waje akamenya bagambaniye igihugu ubundi abagikorera ari bangahe afite uruhe rutonde reka hano batanze itangazo ngo impunzi ni nayo mpamvu ubona hari umuntu ugenda yitwa impunzi hashe imyaka runaka umpunzi akabujugunya kuko yamaze kubasha kubona ibindi byangombwa hasi ubundi wari warahunze ati byihorera atuze ubushomeri bwari i Kigali uwo muntu yari impunzi yo kutagira akazi aba bantu bagwa mu mazi bajya i Burayi n'abandi bari abantu bahunga ubutegetsi cyangwa bahunga ubuzima bahunga ubuzima nubwo mu myaka itatu turi hafi kuzahunga ibiganiro twakoze bajya bagitambutse ukavuga uti ndagiye aza kumenya ko ari ngiye ikibazo none mfite ni cy'umunyamakuru nkawe wowe inzu uri umunyamakuru imyaka myinshi uhostinga umuntu uvuga ibintu nk'ibyo nabonye wakoze wowe n'iki kinyamakuru impamvu nemeye nkabona umwanya nuko numvaga nkeneye kuvugiraho mu hosting ibintu bisa kuri abantu bakora inkuru n'imirongo migari igira inkuru abantu bakora inkuru ariko abantu ntibaba inkuru mujye mutangaza ibyakozwe ntimukajye mugira abantu inkuru uranshaka uburi icyo unshakaho noneho aba ari ngiye ugira inkuru buriya uzi ikintu cyari bube mwari buganire kuri biriya yavuze none se Sabe ngo ku munyamakuru w'umwaka yari yadepoje kugira ngo aze gutsinda Swakimu kanguha urugero muribuka ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi abantu bavuga ngo ntabwo Swakimu yaba umunyamakuru w'umwaka ntaramuba muribuka intambara yarose ayushuwa ko nari nadepoje Swakimu yatsinze abo bari kumwe wenda nanjye nabonye yashyizemo kubera ko nzi ko ari umuhanga nanga kujyamo ngo atansinda byitwe ko ntaje ntabwo muzi impamvu yanjye ntadepoje ariko ngo yansinze ngo bande banyibye ntadepoje yego amahoro y'Imana abane namwe mukunda One Nation Radio Radio Diaspora Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda aho muri mu bice bitandukanye by'isi nizere ko mumeze neza nizere ko uyu munsi wabereye uyu munsi w'umugisha uyu munsi natwe twatubereye w'umugisha nkuko namwe wabereye w'umugisha tujye kuganira na Scovia Mutesi n'umuyobozi w'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo akaba n'umuyobozi wa RMC n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura tuguhaye ikaze kuri One Nation Radio twishyura nawe iryo waduhaye muri ofisi yanyu murakoze cyane ni byiza cyane kuganira namwe ngiye ikibazo none mfite ni cy'umunyamakuru nkawe wowe inzu uri umunyamakuru imyaka myinshi uhostinga umuntu uvuga ibintu nk'ibyo nabonye wakoze wowe n'iki kinyamakuru impamvu nemeye nkabona umwanya nuko numvaga nkeneye kuvugiraho mu hosting ibintu bisa kuri aho ngaho wenda reka tunahinjire ntekereza ko ari nayo mpamvu twaganiriye kuko itangazamakuru twakira abantu batanga ibitekerezo bitandukanye kandi ntekereza ko turi mu gihugu gifite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo wenda ibindi nimwe mu mireba n'umurongo mu biha hari ibintu by'umunyamakuru we ni umunyamakuru kuko yakoze akazi k'itangazamakuru nyuma ajya kuza ku mbuga nkoranyambaga bakomeza gukora akazi k'itangazamakuru twa Murungi Sabe yatanze ubutumwa bushimira abantu ko hari ahantu yagiye agahabwa intebe ikomeye bakumva ibitekerezo bye ariko hari abantu batamushimiye kandi yarakoze inkuru zikomeye cyane zo gufasha abantu n'izindi zitandukanye abantu baribona bavugiye kuri iki gitangazamakuru cyacu baravuga bati biriya bamarira y'ingona babisobanura ukundi baravuga bati ahubwo buriya bwo yatangiye kutuka abantu ko n'ubusesenguzi yatangiye no kuvugiramo n'igihugu kitamuhembye bivuze ko ashobora kuba yinjiye mu barwanya igihugu abantu babikomentingaho muri uwo murongo namwe mwarabyumvise reaction yanyu ni iyihe ngewe warampemukiye first of all wowe turimo tuvugana yego warampemukiye
icya kabiri wakoreye ikosa umwuga wacu nawe uri umunyamwuga. Icya gatatu edita wanyu n'umuyobozi wanyu, nubwo wenda ntazi niba ari ikinyamakuru cyemewe he kuko njye ntabwo nkizi, mu binyamakuru yo mu Rwanda wenda nawe n'umuyoboro nk'abandi twese bari hanze bakoresha Twitter, Facebook, Instagram, muri aho namwe mwarimye akazi online kugira ngo mwaccessinga ibyo. Ariko nigute umunyamakuru w'umwuga ufata umuntu uriya yatanze igitekerezo cye, waravuga ko aho yagiye bamuhaye icyubahiro bakahamushyira, haba tubu koko igihe nabere mu Rwanda aho nta wampa. So kuki se gusesengura uvuga uti ibyo yavuze nagende, ibyo yakoze si byiza? Yes, sobanura ibyo yakoze ukuntu atari byiza, sibyo? Utange fact, ugaragaza ibihe, ugaragaza avuga ko yafashije yakoze, bo barimo kuvuga ko atabafashije. Inkuru irimo iruzura, urabyumvaho. Nurangiza uvuga uti wibwira ko wakoraga neza ariko wenda washenye iki, ubwo urimo uraganira ku bikorwa by'umuntu nubwo nawe utamureka. Ni gute umuntu avuga ko batigeze bamuha igikombe mu Rwanda, ukumva gukorana n'imitwe y'iterabwoba, ukumva kugambanira igihugu? Ubundi igihugu ni iki ko abantu mwakigize nk'akabasa abana bogeramo? Umuntu utaragambana n'akagari atuyemo yashobora ati igihugu? Ese ubundi igihugu buramuzi icyo ari cyo? Muzi inzego zizi kumenya. Buri munsi bavuga bati turebe uko Scovia avuga, turebe uko wowe uvuga, turebe uko Osabe muvuga, akurikirana ku buryo umuntu wakuye iyo ari we waje akamenya bagambaniye igihugu, ubundi abagikorera ari bangahe, afite uruhe rutonde, ku buryo ibyo bintu umuntu abivuga kuri mikoro wowe uri umunyamakuru ukabirekera mu kiganiro, kandi bazatuma abanyamakuru kaza. Seriously byarambaje ku buryo nabwiye Mugisha ngo aguhamagare utubwire uri umunyamakuru cyangwa nawe uragiye tukoherereza abandi. Ariko Madame Scovia yaba ari censorship, twaba tugiye gufata abantu. No. Impamvu mbivuga ntabwo cyari igitekerezo, ntabwo ukwiye gufata. Tekereza nk'ubu wakwica ugatanga igitekerezo ngo Scovia areba, mbona areba nk'igisambo, cyo ni igitekerezo? Urimo uratuka umuntu, cyo ni igitutsi. So ni gute umuntu yavuze ko yahawe, yashyizwe kuri high table cyangwa se yashyizwe kuri pano, wakumva atewe ishema no kuba yavugiye mu gihugu cy'igihangane? Ubundi se uretse we ninde utakwishimira kuba yicaranye kuri high table na Perezida Putin? None we kuba yicaranye wenda n'umwana wa minisitiri muri icyo kiganiro, ni kucyumva agomba kuba yakoze ikosa? Ariko hari umunyamakuru twakoranaga none se Karegeya Omar niwe wakoreshaga ijambo gutera imetero nyihanganira ukomeze, hari igihe uhuza ibintu avuga ati uyu muntu akoze iki ngiki kubera iki ngiki, avuga ati ubwatangiye kuvuga ko nta gihembo yahawe bivuze ko n'igihugu nacyo kitamurekoreshe. None se umuturage uretse uvuga ko atahawe igihembo, none hareba mu binyamakuru twese uko twavuze, ntaho tuvuga ko leta yambuye umuturage. Kuba twabivuze se twatangiye kurwanya igihugu? Turimo turishyuriza umuturage. Wenda nawe arimo arisabira, wenda nawe aragira ngo ejo bundi RGB nijya guhemba imuhembe. None se kuba umuntu yagaragaje amarangamutima ye wayavuzeho ndetse ukanayakosoza ibyo wenda ukavuga utuye yakabije, cyangwa se nawe niyoroshye, cyangwa ibyo yakoze ntibikwiye igihembo, ako kanya kantu ko kuvuga ko akeneye igihembo kugakura hano ukagaturuna ngo buriya aragira ngo abone ngo ukuntu ahunga. Ntabwo yaravuye i Burayi, iyagumayo se iyagumayo. Nango sakirere giri muri kiriya kiganiro nuko bongeyeho karwanye ko yinjiye mu barwanye igihugu. Hari ibintu abantu bakwiye kureka gukoresha mu bitekerezo byanjye, ariko no mu buryo bw'umwuga. Ntabwo mukwiye gukoresha ijambo jenoside yakorewe Abatutsi ku mbuga z'iwanyu murimo mukina ibintu. Jenoside yishe umusaza utakimenya abana be kubera ko amaze gukura, yica umwana uri mu nda ataravuka. Ntabwo ikintu kireshya gityo mukwiye kwitura byose ngo mwahaye umuntu mikoro ngo atanga ibitekerezo ko afata icyo kintu. Hari n'igihe ubuzi ngo umuntu aratanga igitekerezo arimo arimbura imitima y'abandi bantu. Murafata Scovia ubu ngewe ujya ubona abantu ku mbuga nkoranyambaga navuga bati Scovia ni nka Bemeriki. Bemeriki yari afite mikoro anahamagara ngo abamanutse mu kabande mu bice. Ubwo uwo muntu ngo yatangaga igitekerezo? Oya, ahubwo suzi ngo nta nubwo arimo kurimburage. Wabuza abantu bumva ijambo Bemeriki bagahwera bangana iki? Ese aho bari bose ubahagazeho ku buryo uri bugira ikibazo cy'ihungabana umufasha? Ibyo bikavugwa ngo n'uwo wazanye gutanga igitekerezo ngo nuko umunyamakuru ukikura mu nkuru ngo wowe wamuhaye mikoro aravuga. Iyo utamuha mikoro twari umenye ko yabivuze. Bivugirwe muri sala kisararanga, bikamenywa n'umukozi wa koropaga, bikamenywa n'umugore we cyangwa umugabo we, wenda n'umuturanyi uri kwiremba. Abantu batanu
ni nayo mpamvu amategeko ahana ngo mu ruhame naho hari abantu barenze babiri. None we ntabwo wamushyize mu ruhame, umushyize ku isi, nzi ukamubona ngo nta ruhare rufite ute koko. Ni ukuvuga ngo Sabe icya mbere yakorewe amakosa mu buryo bweruye. Njye navuganye na bosi wawe ndanamubwira ngo mu buryo bw'umwuga, wowe ubwawe kameramani nawe editor, kameramani wafashe ayo mashusho ukeditinga ukemera ko kiriya kintu kitambuka, uyu nk'uwo ufite mikoro akwiye kuvuga mu izina ryawe ukabyeditinga, nawe akagaruka agasaba imbabazi sosiyete n'uwo yakoreye amakosa, kandi uwavuze biriya agasubira muri zone yari arimo akora icyo, akongera kuvuga ko atari cyo. Reba nk'ikintu mwakoze mu masegonda, nyir'ubwite aravuga ngo karimo ari iminota 3, ariko reba abanyamakuru bose ubu turimo tubaza impamvu bavuze batyo, kubera akantu gato mwakoze. Abandi nabo barakaye, bari victime, baranarakara, bakora andi makosa, nubwo nawe tutareka kuyahana cyangwa kugira inama umuntu. Mu by'ukuri nimugerageze muganire, ngewe ngubu ku muntu kwicara akavuga ati iyo ndeba Scovia avuga numva ibintu avuga atari byo kubera ko ukuntu yabivuze, ukabitondeka, nta kibazo, ntacyo bitwaye, bitondeke ndetse unabigaye, unazana ibibisenya, ariko urinda uvuga ko ntagira ubwenge. Urimo uratanga igitekerezo ubwo cyangwa urantuka no gutukana. None se kuki muha mikoro sabaza gutukana? Mwenza mukavuga ngo byari ibitekerezo. Ntabwo igitutse no gutekereza ni ibintu bibiri. Cyo kora icyo yatekereje, yatekereje gutukana, yatekereje gusenya umuntu, yatekereje gukora ibidakorwa. Noneho uramubwira uti yewe nubatse ikibuga cyakiramo abantu bameze nk'uko umeze, ngwino akoramo ibintu bibi. Ntekereza ko nicyo kintu kirimo kuba, ari nayo mpamvu mubwira ngo ndambiwe izo mbabazi. Umuntu arakora ikintu kirimo gutuma abantu batumvikana, bari basanzwe bakorana, bumvikanaga nta kibazo, umaze kubateranya, mu gitondo wagarutse ngo usabye imbabazi. Uzi ibikomere bisigaye bizagira ingaruka zireshya zite? Zireshya n'ijambo rimwe wavuze ngo mumbabarire. Oya, niyo mpamvu abanyamakuru twebwe ubwacu, hari urugero rwiza rw'umunyamakuru ajya duha. Umukecuru yatanze ikiganiro kuri radiyo Izuba avuga ukuntu yahohotewe agasambaho, yari umubyeyi mukuru. Umunyamakuru aramubaza ati ibi uvuze tubitambutse hari kuri radiyo? Ati nta kibazo, ni mu bitambutse abantu bamenye ukuntu nahohotewe na kiriya gisazi cy'igihungu, ibintu byose ni muri ratambuka. Abafitanye isano na wa muntu bakimara kubyumva bagiye kurega radiyo, abata ariko twabimwakiye uburenganzira kandi n'umuntu mukuru. Ati gute se mwebwe kuki? Icyari mu urubanza nticyabaye kuko umukecuru yari yiyemereye, ariko mu buryo bw'umwuga umunyamakuru yari afite urubanza kuri bagenzi be no mu mwuga. Wowe ni gute utahishe victim? Aho azajya aca agiye ku isoko azajya bavuga ngo dore ka gakecuru kasambanyijwe n'umushumba, dore nyina wa runaka yasambanyijwe na runaka. Wowe ubwo victim wamumenye? Atoya, ayo niyo makosa. Urasubira kuri ya mikoro, urimo uratekereza iki te iyo Sabarakara agafata mikoro nawe akavuga ku wamuvuze? Mu by'ukuri uriya mugabo namubonye ku kinyamakuru Ukwezi avuga ko kuba avuka kuwo yavuze ubwe bimubabaza kurenza uko abantu babyumva. Ngewe ubwanjye ndimo ndamwumva. Noneho utekereza nawe uwo yarakaje nafata mikoro akaza kumuvugaho uko amwumva, noneho akamukomeretsa nawe uko yakomeretse, nawe agakomeretsa abandi. Ntabwo ari byo. Ntekereza ko uyu munsi amakosa yaba yakozwe n'abakoze kuri iriya nkuru yanyu bose nimwe ba nyirabayazana. Nubwo bitakuraho ko nabo abantu bareba kuki wowe utihanganye, kuki wowe uburakari bwakuzibiranyije. Ikinyamakuru cyawe nicyo cyajeho agereranya Rusa na Bagosora. Nk'abantu mwe Bagosora, ni Bagosora ninde? Si n'umujenoside ngo yamugeranyije nabo? Ntabwo ari wacu, hari ahandi ntabwo ari wacu. Numvaga babivuga ko bose simba nabakurikiye. Urimo uribaza ufashe umuntu ufite abakwe n'abakazana n'abuzukuru wicaye hariya, numvise wenda uvuga uti rero uyu musaza asigaye atanga ingero zitari nazo, umaze gukura, nubwo uri umunyabwenge uri dogiteri, ariko umaze gukura ibitekerezo byawe utanga sibyo, kubera ko ufashe uriya muntu umugize umujoro, umugereranyije n'umuntu hano twese twumva n'abatonsa amabera akikora, Shuramugambi, umucuzi w'ikibi tutarabona ikigisimbura, niwe wamugereranyije nawe. Umuntu uhagaze agakubita ku gatuza akavuguruza na perezida akavuga ati ndarimbura nasize n'umwe, nubwo yapfuye genda rimbura, niwe wagereranyije n'uwo muntu. None arabivuga mu ijambo rimwe, mumbabarire, kandi nimwe yahostingwe n'undi munyamakuru cyangwa undi muntu ufite aho amushyira.
ubwo se murimo muracuruza iki? Sinakoresha iri jambo ariko hagize uza kurikoresha ntimuze kugira ngo yakabije. Turimo turaroga abatwumva, turahemukira sosiyete. Ese mujya mwibuka ko tuzasaza? Umwana wanjye akajya aca mu mujyi abaturage bavuza induru bavuga bati dore uko agenda ni nka nyina. Ibyo bintu mujye mubitekereza. Ari nayo mpamvu uyu munsi abantu hano amateka y'iki gihugu cyacu atuma buri muntu yisanga muri position atabona igisobanuro. Umwana yavutse ku mujenosideri, umugore yashakanye n'umujenosideri, umusaza yashyingiye umujenosideri, uri umwuzukuru w'umujenosideri. Mutekereze ibyo bintu aribyo tubaye tuganira. Twabaho dute? Hari igitabo cyanditswe na Bamporiki kera, kari agatabo gato naragasomye ndakarangiza, kari kanditseho ngo icyaha kuri bo ikimwaro kuri jye. Ninde muntu utazi ukuntu ikimwaro kiryana? None ibaze guhora wibutsa umuntu uko yamwaye. Wenda uwakoze icyaha we wajya umubwira utura umunyacyaha, kandi nawe yarangije igihano. Mubona iki kigo bubatse i Rwamagana, niho bacyubatse kigiye kwakira abantu barangije ibihano ku byaha bya jenoside. Uzi icyo barimo gukora? Naranabivuze navuga ngo iki kigo kigiye kwakira abaje bakoze ibyaha ariko barangije ibihano. Ntibikwiye ko atambuka muri karitsiye ngo mwite umujenosideri. Aramuba kabiri ku munsi yamubaye bamumuhaniye. Uriya muntu rega ni sekuru wa runaka. Nanapfuriye mwana azabapfushije se, nubwo wowe wapfushije uwakwiciye. Ariko si ngombwa kubivuga. Njya mbwira abantu ngo niyo Kagame atubaka stade perezida, ntiyubake iyi mihanda, ariko akatuma uwishe asaba imbabazi uwamwiciye. Abishe bose ntibagwe muri gereza, niyo atagira ikindi akora. Cyari gihagije ngo abazamusimbura atakiriho akuze cyangwa abandi bakorana nawe bubaka ibyo, kuko yari yubatse igikomeye. None abantu barabura icyo bavuga bakaganira ibyo. Ntekereza ko atari njye bakavuze ibi byakabaye bivugwa na Minubumwe umwe, sinzi niba irimo kubona uburyo abantu barimo gukoresha ayo magambo nk'uko ndimo kunywa aya mazi. Abanyamakuru twebwe dukwiye kwitonda, kuko abaturage baratwizeramo ko dushobora kuvuga ibyabaye. Ubusuzi ngo abumvise avuga ko Saba ashobora kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba, nibo bumvise ko yasabye imbabazi. Ugiye no kureba na views bifite biratandukanye. Exactly. Ubwo abo barebye avuga ko ari uko ameze, bakaba batarebye avuga ati mumbabarire. Ubwo hari igice cyinjiye mu bukwe yabaye pare w'umuntu. Abantu batangira bavuga ati umuntu dushingiye ni gatiki, kuko bumvise ya nkuru ya mbere. Ntekereza ko umuntu ngiye nshobora no kuza nkavuga ni rwose ibi bintu byo gutura i Kigali, transport ikamenda, ibintu by'uko inzu nkoreramo ihenze, ibintu by'uko aho ntuye bahise mu manegeka, ibintu birabangamye sinabivamo. Ntabwo ndimo kurwanya ubutegetsi, ndimo kuvuga uko niyumva. Ubutegetsi ntabwo ari akantu umuntu wese abyuka ngo yoherezeho ukuboko. Ubutegetsi nubwo bwangana n'ibi biro byanjye, ntabwo wabunyeganyeza uri umuntu. Uri ubutegetsi nubona burimo guhirima, jya umenya ko ari itsinda naryo kandi rifite ibikorwa birenze amagambo. Ukurikije amagambo aba ku mbuga nkoranyambaga hano, iyaba ubutegetsi buhirikwa n'amagambo, ubutegetsi uzi bwaba butakigira n'imizi, bararimbutse kubera ibyo abantu bavuga. Ariko baravuga bagasimburana, bagasaza, abandi bakarindagira, abandi bakitaba Imana bakivuga ya ndirimbo imwe. Abavutse ejo bundi twarebaga hano nabo bakaza mu batanga ibitekerezo by'ubwisanzure n'iki, nabo bakaza bagahita. Uriya muntu ntabwo arwanya ubutegetsi, uriya muntu arimo aratuka ubutegetsi, kandi gutukana ntibisaba pawa, bisaba ko watakaje conscience yo kumva ko gutukana atari byo. Nibura mwabahindura izina mukabita abatutsi, abatuka ubutegetsi cyangwa abatuka abantu, mukareka gukinisha igihugu, mukareka gukinisha jenoside, yaba uwayirokotse yaba n'uwayikoze amategeko yamaze gukuraho icyaha kuko arangije igihano cye, cyangwa umukomokaho. Ningaruka kuri Theo yarababaye. Noneho umubabaro we utuma akoresha wenda amagambo atariyo. Nawe wamubwira uti nk'umuntu ntabwo wari ukwiye kurakara. Byongeyeho nk'umunyamwuga, umunyamakuru, ntabwo ari byo. Ariko nujya kureba ntabwo mpa ishingira icyo yakoze, ariko ndimo ndaha ikibazo inkomoko aho ikibazo cyavuye kikagera. Ariko turi kuvuga ndi kubyumva. Mugenzi wacu uyu Samu arandika ngo koko Sabe yaba akorana n'imitwe y'iterabwoba. Ubu imitwe y'iterabwoba umuntu abaye akorana nayo
bikwiye kuba bibazwa Innocent, Mm. bikwiye kuba bibazwa Claude, bikwiye kuba bibazwa njyewe, bikwiye kuba bibazwa Ntuza. Mm. Uzi inzego ziri hano zo kumenya icyo kintu uko zingana. Zirahari. Cyokora wabonye amakuru ukaba umuturage mwiza wavuga uti ndumva bavuga, ugahamagara umuvugizi wa polisi ko batugira nomero zabo cyangwa uwa RIB. Ibi bintu mwumvisha bavuga ni iby'i Rwanda mwarebye, noneho bo bakareba bakaza kuvuga batuzi uko bimeze. Dusanze Sikovia ari akorana n'iterabwoba, bakamudutangariza bakaba bamfunze, tukajya gukora inkuru. Mm. Noneho tugatanya no kuganira ku byavuzwe n'uko dosiye yubatse. Mm. Ubu kuko Ububiligi bwacanye umubano n'u Rwanda, umunsi uzaba uri mu Bubiligi ukajya uvuga uti niba hari igihugu cyiza ni iki, kuko wageze ku nzu yubatse neza, uzaba warwanyije igihugu, Oya. uzaba wavuze nawe ubutegetsi bw'u Rwanda. Oya. Nimfata mikoro se nkatajya kuvuga ngo yasangiye gusingiza Ububiligi ejo bundi twarabwirukanye, wowe nimubona ko yabaye nk'abandi, kuko si ubwo bizaba ari ukuri. Wowe urimo urashima inzu wasanze mu Bubiligi. Niyo mpamvu abanyarwanda bari mu Bubiligi, Ababiligi bakaba i Kigali. Bacanye umubano wa za ambasade, ariko twebwe abantu nta kibazo dufitanye. None mwebwe murashaka kugira ngo ikibazo kirimo gusobanurwa na Nduhungire ukibazeho umuntu ntari buvuge izina. Reka tugerageze dukore content zidufasha twese. Njyewe icyo nemera nk'ubu no muri kiganiro nkoze amakosa mweshaka murayasanga. Sam ntabwo ari umunyamakuru mubi, ariko ashobora gushyirwaho pressure n'ibirimo kuba nawe akabivuga. Ngiye Sam nkuranye nawe imyaka myinshi, na mbere yuko aza tugakorana aba mu mvaho twabanye kuri tele twese dushaka inkuru cyane. Nabonye iriya titire ndikanga, ndavuga kanjyemo numva icyabaye, njyamo nsanga nta kintu cyabaye, ni abantu barimo kuvuga. Ariko uko mbyumva ari nayo mpamvu ngira ngo nawe n'abandi bagezeho bakavuga atari sibyo, n'abanyamakuru bagenzi bacu kuri groupe baramugaye. Ngira ngo nawe aravuga atari sibyo, arakosora cyangwa akuraho. Yego. N'undi wese rero wakumva buriya no kuba umugabo kumva ngo uzi ubwenge, buriya twese buri muntu buriya wese afite ubwenge. N'uriya muntu bavuga ngo yarwaye mu mutwe, ujya uvuga ngo runaka ngira ngo si muzima yasaze, burya n'uwasaze afite ubwenge bumufasha gusara. Uko umuntu abaye yitwa ngo nta bwenge na buke, ntekereza ko ubwonko butarimo gukora n'ibindi bice by'umubiri birahagarara. Yego. Rero niyo umuntu yaba akoze icyo twise gusara, aba afite ubwenge burimo kumufasha gusara. Icyo nshaka kubaza hano, gufata umuntu ngo uvuge ngo ntagira ubwenge. Ibyo Sam yavuze n'ibyo ba Pastor Claude bavuze birashingira hanini ku by'umwe yavuze ari we umeze nk'uwatangije uru rugamba. Namwe mukadufasha kubimenya, nimwe mwadusharinze ibyo yavuze. Abandi bantu babyubakiraho. None se ko imbaraga nk'izi zibirwanya tutazibonye mu gihe hari ibindi byavuzwe binaremereye mu minsi yatambutse? Icyo mvuga, hari igihe cyabayeho tubona hari nanone Sabe yavuzwemo, tubona hari umwuka mu buri mu mbuga nkoranyambaga, tubona hari bakora kuri YouTube baza bakavuga bati wowe ndakuzi uri umwana w'umujenosideri, bakabivuga bakabikomeza. Ushobora gusanga kubera ko abantu bakunze kugenda along gukurikira abandi, barabonye ubwa mbere hari umuntu wabivuze bikazima ntibizamuke cyane. Impamvu jewe nafashe abandi bantu bakatangira kubikora. Impamvu nemeye ko nge nawe tunabivuga naho nyuma yo kubimbwiye nuko hano harimo haravugwamo abanyamakuru, ariko abo batari abanyamakuru barimo bahanganye bavuga ibyo, hari izindi nzego zo kubibabaza. Niyo mpamvu ntajya gusubiza ngo wagira ngo mpamagare ndi muri bariyesi, wagira ngo mugishare musahamagare ndi. Cyokora uwonzi nk'umuntu namubwira ngo hari nk'abo nabonaga bavuga nkavuga ngo ntuze kuzibiranwa n'uburakari ngo ugire icyo usubiza kuri iki kintu. Cyokora washaka urwego umenyesha kugira ngo bagufashe, utaza gufata ijambo ngo uganire ku bintu byakomerekeje umutima wawe, utakora icyaha. Ngira ngo na wa muhungu wundi uririmba nabivuze mvuga nti ibintu byose mushwana, ariko ikijyanye n'inkomoko y'umuntu n'amateka mubireke. N'ubu nibyo nsubiramo, abantu ntibabireke. None se ko ntarabona umuntu bamufunze ngo uvuga ngo yango ntibakwiye kumufunga ngo uyu mwana yabyawe n'intwari? Kuki se uwakosheje we aho kumurega icyaha muzana n'icyase? Uriya muhungu ari sinzi niba ariho yabivugiye, numvishe te wabisubiramo avuga ngo avuka ku musozi ngo uvukaho abantu batarenze babiri, ngo nabo bari aho batyo barimo na Theo. Uriya muntu ura ntabwo yari arimo agayatewe kuri uwo musozi, niba havukayo Theo nanjye
abasigaye ni iki? Afasha abantu batuye umusozi wose abagira ibintu kuko nta wundi muntu ubayo kandi umusozi wuzuye abantu, wuzuye abantu. yemera ko hari abantu babiri bonyine, aravuga ati nta muntu muzima uvuka hariya n'abakavuyeyo bazima, ni Theo n'undi ntibuka yavuze. ubwo se koko ibyo bintu bivugiwe kuri ku murongo, ni ikinyamakuru, ni umunyamakuru se, cyangwa se ni umurongo runaka utambutsa amakuru ariko ukoreshwa n'umunyamakuru, nubwo wowe waba utari ikinyamakuru cyanditse cyangwa kizwi, ariko wowe uriho uri umunyamakuru. YouTube iyo iriho uri umunyamakuru abantu bakwiye kureba bakavuga bati iyi ikoreshwa n'umunyamakuru, bareba indi bakavuga ati uyu nta nubwo tuzi rwose uruzi rwamuzanye. Hatandukaniro. Urafata umusozi utuye abaturage ibihumbi, gitifu akubwira ati uyu murenge utuwe n'abaturage ibihumbi 40 na bingahe 30 na bingahe, uravuze ngo utuye abantu babiri, noneho na gitifu ntawubona, nta centre de santé bose, nta docteur uyobora ibitaro cyangwa uyoboye centre de santé, nta mwarimu uba yose. Izo zose ni imvugo zifata abantu urumva unabishyize mu rwego runini, hajemo ironda akarere. Urashaka kumvikanisha ko kuvuga kuri uwo musozi hatavayo umuntu ukomeye. Uraje kubera ibyo murimo muvuga ati na data yari akomeye. Urimo uribaza abantu barimo kumva gukomera kwa se icyo kwakoze. Nimufasha abantu, mufasha abantu. Ashobora kuba yabivuze nta n'umutima muba afite, nta n'uwagamije kurimbura, nta n'icyo ashaka ko kiba kibi, ariko warumva kuko ibintu byose n'ibyica abandi bantu turabiganira. Ni ikibazo nicyo. Numva Sam muri kiriya kiganiro cye, nubwo yagisibye cyangwa se yagikuyeho tutabasha kucyakisesinga, we kuko ari umunyamakuru abasa nkaho atemera ibyo bavuga, ariko impamvu yanagisibye nuko yabemereye bakabivuga, atabyemera yarinze akabiduha. Kuki ikintu utarya ubwira undi ngo ngwino urye? Keretse ari umuti ushobora kuvuga uti ndawuha urwaye, ariko kitari umuti cyitwa ko ari ibintu twese byanogera amatwi, biri butwigishe, biruhura umutima, tumenye amakuru yo hirya no hino n'iki. Kuki ibintu utakumva ushaka ko abandi babyumva? Urabyibuka kera muri newsroom hari editor bajya gutubaza, n'ubu nanjye njya mbibaza abandi, ngo inkuru wakoze ukayitambutsa, ubaye uri mu nzira ugenda ugasanga ari igezweho, urimo kumva radio cyangwa televiziyo cyangwa n'izi online tubaho, wayiplaying ukayumva, iri muzo wakunda atoye. None ikintu udakunda ko cyari cyo wateguye ngo abandi bumvise, icyo cyonyine ni cy'umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga akwiye kujya atekereza. Ikintu wumva udashaka ko bakuvugaho, ko cyari kivuga ku bandi. Uzi ko umuntu ikintu wumva udashaka ko abantu bamenya kuri wowe, urimo urarwana no kukimenyesha ku bandi ngo abandi bo tumenye ko ariko bameze. Imugerageze, rega content zirahari. Content zirahari, murekeraho gukora inkuru zishingiye ku bandi. Ariko ubundi wowe reba natwe nibura twe tugero tugasomamo na polisi, tugasoma amategeko, ariko natwe tuba twakozemo ibikorwa n'ibidakorwa. None ibibazo we guhera ku wa mbere, mu kwa mbere kuzageza mu kwa 12, ikintu ushinzwe uhora ubaza abantu ngo burasi ko ibyo yavuze wabyumvise ute? Narangiza none se buriya Kirimani niba ari Kiramani ukuntu yakuvuzeho urumva umeze ute? Kubimwe nkabishyira hanze byose, uko umukanya ukavuga uti se buriya, ukabaho wowe mu bwawe content yawe ishamikiye ku bantu wazanye ngo bashaka amakosa ku bandi. namara kukubaza nkajya kubaza na Kiramani ati Sikovi uramwumva ute? Iyo ntabwo ari content. Cyokora bahuye ufite content yawe isanzwe, ariko bibayeho bagahura wenda ushobora kuvuga uti ko wavuze utya nawe akavuga atya, bino bintu byumva. Ariko twubatse content ishamikiye ku buzima bwite bw'abantu, ntabwo ari byo. Ni umuturage wari ufite umurima we yatswe n'ikigo cy'ubutaka kandi binyuranyije, urukiko tukaganira ibintu rusange, ku buryo uvuga muzanarebe namwe iyo mwavuze, iyo ngenge mbira mu nkuru, iyo dufite inkuru rusange, niyo dufite inkuru y'umuntu, ntabwo abantu badukurikiye ari bamwe. Hari umuntu utari interesting kumva ikibazo cyawe, kuko ikibazo wagize nta handi kiraba. Ariko iyo mvuze kuri serivisi mbi yatangiwe ku bitaro, abantu bose bavayo ati turavuga ibitaro bya Kacyiru ntabwo uzi bya Muhima, wa Muhima ati yaceceka sashika, ati noneho muvuga ibyo ntimuzi Faisal, ibyo agatonde ntimuzi by'akarere k'Ibunaka. Mu by'ukuri nakoze inkuru ituma abantu bose amarangamutima yabo avuga serivisi z'ubuzima. Minisante na minisitiri n'ababishinzwe batanye koza kumbe nuko abaturage bavuga, wenda Sikovi inkuru yayikabirije si uku rwego ruriho, ariko comment zaje ziyikurikiye
izo bundi abayobozi nizo baba ntibakwiye kumva uko navuze. Njye nshobora gukabya cyangwa nkabishyira ku rwego ruto cyangwa nkabivuga uko bitari, ariko ibyo abantu bakurikijeho nibyo bakwiye gusuzuma. Kumva abaturage bazi ko kwa muganga umuntu atahakirira, urangaye wapfa akihutisha igituma abantu batavuga gutya. None content yawe yubakiye kuri Scovia. Hano uzi request mfite z'abantu, Scovia turagira ngo uduhe ikiganiro, ubundi buriya uri mu ntoki. Uri mu ntoki se? Ndi umugore, ndi umuntu nyine, urashaka kumuga iki se? Buriya wavutse nko mu bana bange kugira ngo nimumenye umubare mubigenze mute? Ubundi buriya wabyaye abana bangahe? Umubare w'abana banjye. Ubundi buriya Scovia amafaranga washinze televiziyo wayakuye kuki ariwe mpa raporo ya finance yanjye? Ni ukuvuga ngo mureke dushaka ukuntu twubaka content ivuga ibintu rusange kurenza ko twubaka umuntu. Wenda umuntu koko ashobora, urumva umuntu wakoze ikintu kitari cyiza ntiwabura kumugaya, ntiwabura kumuvugaho, ariko urazana umugore uzana umugabo. Urere Gasabe ntabwo ari wari ufite ubwo. Uribaza ko amasaha yo mu Burusiya n'ayo i Kigali ntibihuye. Uribaza umugore we yararaye, nyina yaraye he niba kimugira simbizi, inshuti ye yaraye ite, umukozi we yaraye ate, umukoresha we, kugeza ubwo Saba asubira ku murongo akamubwira ati biriya n'ibyo ku gasozi. Reka mbabwize ukuri, imihanda muze muyitwike, muvuge ibindi bintu, muganire, ariko hari ikintu mu Kinyarwanda bita ngo nta bikino bikina bijya mu. Nimuve mu muryango w'abantu, nimuve ku kintu kibi nka jenoside, nimuve ku gihugu umuntu yigabiza ashaka guterera, leta ishaka gutera kikayinanira, ukaba ushaka kukivuga ukubyutse, ukuryamye, ukuhindukiye. ariko abantu byaje gupfa abantu dutangiye kuba inzobere mu gusesengura. Niho byaguye, twaguye ubundi mu busesenguzi. iryo jambo ubundi umuntu uryanga n'umubyeyi witwa Ingabire Marie Immaculée wambwiye ati abantu bose babaye inzobere, babaye abasesenguzi. Urukomeje ku bantu, ariko abantu ntabwo twabirengagiza. Abantu bakora inkuru n'imirongo migari igira inkuru. Abantu bakora inkuru, ariko abantu ntibaba inkuru. Mujye mutangaza ibyakozwe, ntimukajye mugira abantu inkuru. Uranshaka ubura icyo unshakaho, noneho aba ari ngiye ugira inkuru. Buriya uzi ikintu cyari bube, mwari buganire kuri biriya yavuze. None se Sabe ngo ku munyamakuru w'umwaka yari yadepoje kugira ngo aze gutsinda Swakim. Kanguha urugero, muribuka ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi abantu bavuga ngo ntabwo Swakim yaba umunyamakuru w'umwaka ntaramuba. Muribuka intambara yarose? Ayushuwa ko nari nadepoje. Swakim yatsinze abo bari kumwe. Wenda nanjye nabonye yashyizemo kubera ko nzi ko ari umuhanga, nanga kujyamo ngo atansinda byitwe ko ntaje. Ntabwo muzi impamvu yanjye ntadepoje, ariko ngo yansinze ngo bande banyibye ntadepoje. Nuriya ashobora kuba atarahabwa igihembo kuko wenda atitabira, cyangwa kondisiyo baba bashaka inkuru wenda zubatse zitya. Burerega hari igihe ushobora no gukora inkuru. Hari ikintu cyane najyaga mbwira abantu, umuntu akavuga ngo ni gute inkuru yanjye utayimpembye, aho inkuru yawe yagize impact. Ariko hano umuntu urimo gukosora inkuru nziza ntabwo ari gukosora impact. Uko inkuru yatangiye wayatatse ute, umurizo wayo wareshya gute, nuko abantu basuzuma uko inkuru zikorwa, ni nako batanga amanota. Uko rero batanga amanota, inkuru yanjye ishobora kuba rwose yaratumye abaturage 3,000 bakemurirwa ikibazo, ariko uburyo nayatatsemo abantu bavuga ati yego hari ikibazo, ariko na Scovia yakoresha imvugo zitari nziza. Ntabwo ari uko abanyamakuru bavuga. Deja mwari murimo gukosora amarushanwa, aho yamaze kumpa 0, nese ubwo ndabo wa mbere. Ariko baje umunsi wenda bazavuga ati tugiye guhema inkuru zagize impact cyangwa zagize icyo zimarira rubanda. Icyo gihembo nacyo gishobora kuza, ashobora kukibona cyangwa ntakibone. Kwashobora no kuza umurusha, washobora kuba yarahuje umuryango umwe n'undi, ukaba warahuje imiryango 5,000. Yego. Cyangwa ukazana umuntu umwe n'undi ukabunga ku musozi, imirenge igahita ibana amahoro kandi yararwanaga. Si ngombwa ushobora kuba warabikoze silence cyangwa mu ruhame, cyangwa icyo nicyo mwari bujyeho impaka. Iby'imitwe y'iterabwoba bikajya ku ruhande, barimo biteramo urwenya nti ubu turamenya niba ari Al-Shabaab cyangwa ari iki. Ariko urumva biri fani uruhande rumwe, ariko biranababaje.
birababaje cyane ahubwo ku cyane, rwego bibabaje cyane none iyo birimo kupaburishingwa n'umunyamakuru. Ibyo byo birababaje. bibabaje kurusha. Ariko se wenda undi washobora no kuza uzuye barega umushinjacyaha mu rukiko wariye ruswa, bakoresha terimi yitwa ngo gukora icyaha nkana. Abandi baturega gukora ibyaha, iyo bamugezeho bamurega gukora icyaha nkana, kuko niwe uzi amategeko abihana, asanzwe abirega abandi, yabyutse ajya we yagikoze yagiteguye, ntushobora kuvuga ngo yakiguyemo. Niba nashobora no gusaba imbabazi umucamanza nyakubahwa, rwose numvaga rwose mfite ubukene, umuntu arambwira ngo ampa aka kantu nanjye mukemurire, sinumvaga ko bifite ingaruka zingana zitya. Ntabwo iyo statement ntabwo umunyamategeko barimo kurega yayikora. Nanjye nkora hano muri Mama Rwagasabo, nkaza nzanye n'undi muntu utakora, tukiba esi tukayijyana, tukiba n'ibindi. Utakora bamushinja ubujura, uhakora bakamushinja ubuhemu. Binanganye. Ni ukuvuga ngo yibye, ashobora no kumena inzugi, yibye bakurega uruhuri rw'ibyaha, bakurega uruva haba hagize iki. Ariko icyo mvuga hano birumvikana ni blame ikwiriye kuba ijya ku bantu benshi babigiramo uruhare, kugira ngo twisange dufise sosiyete itukana, kagira n'abanyamakuru batanga umwanya abantu bagatukana. Ese ntidushobora kuba turi kwisanga turi mu ngaruka z'ibintu byaje abantu bakabyemera? Kuko ntabwo ari bwo bwa mbere twumvise umuntu utagize ikintu yumva n'umuntu runaka agahita amushinja ko atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa ari ikigarasha kubera igitekerezo atanze, binyuze mu mbuga nkoranyambaga, n'abantu baba bafite amazina atazwi aje kuvuga kuri abo bantu runaka. Ese ntabwo dushobora kuba turi gutukana ibitutsi nyandagazi biturutse ku bandi bantu bashobora kuba baza mu gihugu bakongera bakagenda uko bashatse, batanga ibitekerezo byabo uko bashatse, banatumirwa no mu nama zinakomeye? Hari abanigeze kubona muri Rwanda Day yabereye i Washington, batukana ku mugaragaro, bagatukanira ku cyo umubyeyi akenyereyeho n'ibindi bintu byose, abantu bakabyakira, abantu bakabyemera. Hari abantu bavuga bati ushobora no kuba ari no gukora bari gukora mu nzego zemewe. Abantu bakavuga bati niba hari umuntu bivugwa ko ashobora kuba akora muri ubu buryo, ibi bintu bishobora kuba byemewe, ibi bintu bishobora kuba biri kwezwa. Ntibishobora kuba bibaye ingaruka z'ibintu byakozwe abantu bazi ko biri gukorwa ku nyungu y'ineza? Icya mbere ni uko umuntu wese utukana, yaba atuka umwicanyi, yaba atuka umujura, yaba atuka umugizi wa nabi wabayeho, aba arimo gutukana. Kandi mu bigwi bavuze abantu tuzi banditse mu bitabo, nta muntu barashimira gutukana. Babatuka bantu twese tuvuga tutuye umuntu yagize nabi, sibyo? Aba arimo gutukana. Kuri njye niko nemera. Sinemera ko waba utukana ari njye urengera, urimo urakora icyaha n'amakosa. Waba utukana urengera undi ukunze, gusa nemera ko umuntu ashobora kuzubiranwa n'uburakari agakoresha imvugo idakwiye. Ariko gutondeka ibitutsi 20, 30 kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12, uri umuntu ushinzwe gutukana? Nekereza ko nubwo haba hari umuntu uvuga ngo turabyemera, ahubwo ushobora kuvuga ngo bashobora kuba n'uwaba byumva atyo wakoresha uyu mugani, nubwo nzi ko abantu benshi batishimira kuwumva, ariko wavuga uti imbwa bazirishije izindi. Ntabwo ushobora kubwira ngo imbwa yaguteye ngo ubwire umuntu ngo nawe shinga ibiganza ngo uyitontomere uyikubita amenyo nk'uko ikuruma. Oya, iyo uri umuntu urayikubita. Niyo mpamvu umuntu wakoze ibintu bibi, icara umwereke ibibi bye, umubwire ibyiza, umubwire uri umugizi wa nabi ukora ABCD. Ariko niba arimo yaje iriya nyamaswa y'imbwa nakoresheje ikwataka ikuruma, nta muntu uruma imbwa, umuntu akubita imbwa. Iyi mbwa ije kukurya wowe urayikubita. Urumva aho umuntu atandukaniye nayo? Niba rero umuntu atukana nawe ukamutuka, mushobora kuba tutabanga ku rugero rumwe, ariko namwe ibyo mukora ntabwo ari byo gusingiza ngo tubivuge ibigwi. Ntitaye uwo ari we wese, nta muntu ukwiye gutukana. Ariko ukwiye kugaya umuntu, ukwiye kumubwira ko ibyo akora bidakwiye, kandi ukwiye kumusubirisha ibikorwa. Utanze urugero rwa Washington, abantu bose baribaza bati rega abanyamerika baratukana? Yego, baratukana ku buryo ushobora no gusanga n'umuntu uri mu rwego ruri hejuru akoresha ijambo utavuga mu ruhame. Ese koko niko i Rwanda bimeze?
niba rero umuntu ari kumwe n'abo bantu bameze batya akamera nkabo, ntabwo bivuga ko twese tugomba kumera nkabo. Ese mwebwe murabishimara? Natangiye nkubwira icyo bita gufana no gushungera. Muramushima cyangwa muramushungera? Ese umunsi yiswe umubyeyi azabwira umwana ngo ntugatukane? Koko biragoye. Umuntu wiba akiba abana buri munsi babona buri munsi akurikiranweho kwiba, uzabwira umwana ngo kwiba ikaramu ya mugenzi wawe ku ishuri ni bibi? None se kuvuga ngo nubwo hari ibibi twemeye tukabana nabyo, ntituyobewe ko ari bibi. Ngewe rero ntabwo nibyo kuvuga ngo izi nzego ko zitakoze ibi, ko zitakoze ibi. Koko dufite icyo kibazo cy'aho abantu ubona bashyamirana, ubona bidakwiye no kuba ari ibyaha bihanwa ngo bajye gufunga abantu. Oya, mbere y'uko tugeraho umuntu yumva umuntu yafunga undi, habaye iki cyo guhuza ba bantu ngo babwire uti nimusigeho? Ntekereza ko aricyo ukeneye. Ariko ngewe hano reka mvuge kuri bagenzi banjye nanjye ubwanjye, twe ntidukwiye kabone niyo twaba turi mu isi tukana ariyo content, amahame yacu si ko avuga. Kuvuga rero ngo ubwo batukanye ari 1000 nkabanje gutukana ndi uwa 1001, ubwo ntabwo ari bibi. Ni bibi nkaho waba ari we watangiye ku mwuga wacu. Turasabwa kongera kubahana, turasabwa kongera gutuma abaturage nk'ubu mbyutse mu gitondo nkakora ikosa rivuga ngo ejo ni umuganda, Minaloc itabivuze, ndakubeshya iryo tangazo nditanze nka 5 z'ijoro, bwacye mu gitondo abantu benshi bakaguma baryama, cyanavuze ko ari konje nkayihimba. Abantu benshi baryama, noneho abayobozi batangira kugera mu biro n'abandi babura abantu, atari ko habaye konje. Icyitwa konje umukozi wa nyuma nahimbye yagera ku kazi saa 6, bamuhamagara cyangwa hari n'uwabyutse yigenda tugwabaye konje kanje gukemura akabazo kanje ko mu ntara, cyangwa wari mu ntara kanje Kigali ubwo habaye agakonje nirukanka Kigali niba hari nambutiyaje, kumbe namubeshye. Abaturage baravugaga ngo ibyo bintu ni ukuri kuko no kuri radio babivuze. None abaturage bari hafi kujya bavuga ngo niko babaye numvise no kuri radio ariko bavuga. Muri mwumva ukuntu turimo kubirindura page. Itangazamakuru byizwe baryizeraga ibintu byose bavuze bakabyemera, none abantu gutuma ritakaza credibility. Gusa nyine hakwiye kubaho ku buryo umuntu ambwira atari ko uwitwa runaka wumvisha ibintu avuga, buriya ni munyamakuru nyabakimba, we nturiya ntabwo ari we. Ati umunyamakuru ni runaka ari wumva bivuga, wari wumva runaka bivuga, kumburiya so umunyamakuru ni ntabwo ari we. Ni runaka ari wumva. None wa muntu urimo kukubwira ibyo yagayago yise umunyamakuru, watangira kumuha urugero rw'abanyamakuru, agatangira kuba ari bakurikiraho ibizima, noneho akavuga atari kubwo nshaka kumva ibyapfuye kanumva uyu, ubwo nshaka kumva ibizima kanjya. Ubwo abantu baba batangiye kuvuga ngo inyanya nzima nagura nkashyira muri firigo nkazazirya icyumweru, nizi kimene ngomba kurara ntetse nizihe. Amasoko abanyuranye, mu dusoko twatundi tw'abantu baba batendetse utunyanya dutatu tumwe batwita ndaburaye mu giturage no mu mujyi, hano twatundi bashyiraho ibintu ngo umuntu ajya avuga ngo ndaburaye, turi kugafuka yateguye hariya, aho ushaka kuguraho ikimene. Ariko ntabwo wambwira ngo ugiye mu isoko Kimironko, uje muri supermarket runaka muri murashakamo inyanya z'ikimene ntibazizana. Dukwiye kuba abanyamakuru dufite ibintu biri standard ugereranyije n'utari we, ku buryo n'umuntu utari umunyamakuru yifuza kumuba. Ariko umuntu avuga ngo ngone si ibyo nkora si nk'iby'abanyamakuru. Mbere yuko tugaye abandi ko batakoze ibyiza, twe dukora ibisabite. Abanyamakuru nibo mvuga. Gusa nimuzongere guha ijambo umuntu umeze kuri ibyo rwose, kuko nk'ubu habaye impamvu ibarega mu rukiko, ngewe naregamo, none uriya akaza ari umufatanyacyaha. Icya mbere titire ntabwo zanditswe n'umutumirwa, ni imwe. Gukata twa tundi dushoti, ubundi iyo dukata shoti katubwira abadukurikiye icyo twita gukata shoti cyangwa icyo twita headline, ni icy'ingenzi mu nkuru kugira ngo abasomyi cyangwa abumva bagikurikire. Wowe uyu ukase igitutsi akaba aricyo ugira headline, kuvuga ngo nawe urumva igitutsi aricyo kigize content yawe. Ubwo se umukiriye cyangwa uwaje akugana gutanga igitekerezo uvuze ko ari wewe mubi ate kurusha wowe. Wewe wafashe igitutsi akaba aricyo cyangwa ikibi yavuze ku muntu, akaba aricyo ugira headline, akaba aricyo ugira short yo gusharinga. Nuko birya abandi bajya kubirya bikisharariza. Abanyamakuru twirwa tuvuga bitagenze neza, ariko hari ibyo dukora ukabona ntabwo twari dukwiye kuba tugira undi tuvuga. Aho ngaho ingingo ntekereza ko ni ingingo ngari, birumvikana ibitekerezo utanze birumvikana abantu barabyumva, ntekereza ko ariko nawe uzagenda ujya kudusaba imbabazi wowe. ndaza ko uyu kameramani wakoze cya kiganiro
no rwose muzagende mwicare mwembi twumve ikiganiro cyanyu mudusaba imbabazi mwaraduhemukiye. icyo mbaza hano dusoza kuri iyi ngingo Gisoze vuba. amabwiriza mutanga n'umurongo mutanga wo kugenderaho n'uko itangazamakuru rikwiriye kuba rukora, yaba mwebwe n'urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura ndetse n'inzego zitandukanye, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari imirongo igomba kugendera. Mubihuza mute n'ibivugwa mu bijyanye n'abanyamakuru batagira umupaka n'amaraporo asohoka avuga ko mu Rwanda itangazamakuru ritisanzuye, hari gahunda zo kuniga itangazamakuru no kuniga ibitekerezo abantu batanga, bavuga bati rwose iyi mirongo kakayishyirwaho nahigana nyine hari bitagomba kuvugwa, bagahita babihuza na za raporo. Dore n'ibyo bavuga n'ibyo. Nibuka inkuru imwe kera perezida wa Uganda Museveni yabwiye abanyamakuru, arababwira ati ngewe na leta n'abandi bantu ntazi abo ari bo ndetse n'umuhungu wanjye generali icyo gihe yari ataramuba, ati twe nta kibazo muzatuvuga ibintu atari ku mugore wanjye n'abakobwa banjye, nta muntu wemerewe kugira ate kubavugaho ibyo abonye. Wari wasomye ikinyamakuru kivuga abakobwa ba Museveni kibatuka? Ntabwo Uganda na ari champion w'igihugu gifite ubwisanzure mu itangazamakuru. Nari nguhaye urugero. Wari wamubona? Oya. Ariko bajya bakritika umugore we ngo yamugize ngo minisitiri w'uburezi. Hanyuma se kurongorwa na perezida bigukuraho ubushobozi bwo kwigisha? Kuvuka kuri perezida bigukuraho kugira ubushobozi? Oya. Kuvuka ku mukene se byakubuza kuba ufite ubwenge kandi ukaba ukomeye? Ikibazo abantu bashaka ngo niba wavutse kuri uyu muntu, ahubwo se umwana wavutse kuri perezida cyangwa umugore wa perezida ni gute atari ufite ubushobozi, hatekereza uko ari burya, hatayize uko ari burara, umwana we yize neza, ahubwo gucyo atari ufite ubushobozi? Twebwe ko dupfundikanye iyo cyo mujya mugitekerezaho ngo ni gute umwana we runaka bamugize, ahubwo kuba ataramuha nicyo kibazo, kuko we yize neza kandi yiga ibyo azi naho azasanga akazi. None ngewe nize nabi, nta nubwo mbigize, nta nubwo nzakura akazi, ariko ngo musanze ari njye washobora, ibyo mubikura nabyo ni ibitekerezo nyine uko abantu. Ariko reka tuvuge kuri iki, muri iyi ntuza yacu tugira igenga amahame y'umwuga n'ibindi. Hano ku ngingo ya 13 iravuga ngo gutandukanya inkuru n'ibitekerezo bwite by'umunyamakuru. Muri iki kiganiro ngewe nawe urimo urakora inkuru cyangwa urimo uratanga ibitekerezo? Ngewe nta bitekerezo ndi gutanga, ndi kubaza. Urimo urakora inkuru rero. Aha rero ndagira ngo wowe nanjye ntituze kuba turi kumwe, kuko ugomba gutandukanya ibitekerezo byawe n'inkuru. Ni njye hano urimo gutanga ibitekerezo, wowe urimo urakora iki? Kubaza. Inkuru nyine. Kubaza n'ibindi. Mu nshingano umunyamakuru afite rero harimo gutara, gutunganya no gutangaza. Iyo ugeze mu gika cyo gutunganya ukora iki? Nugenda ukumva hano hari ijambo nakoresheje rifite uwo ririmo kwangiza, genda urikuremo, kuko aho uraba uri mu gika cyitwa gutunganya. Sibyo? Noneho nugera mu gutara nuko waje aha. Mu gutangaza ni igihe ukanze buto yitwa publish. None kuki mu nkuru dukora dutara tugatangaza, gutunganya hano twahasimbutse? Abanyamakuru nibo mvuga hano. Rero umunyamakuru afite uburenganzira bwo kwerekana aho ahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose. Afite inshingano zo gutandukanya inkuru n'ibitekerezo bwe bwite. Afite inshingano, ntabwo avuga ngo rimwe na rimwe. Iyo ari inshingano rero ntabwo zisimbuka, kandi azirikana guha ijambo abandi bantu, babandi bavuzwe mu nkuru n'ibindi byose. Ibyo byose nibi umunyamakuru agomba kuba kubahiriza agaciro ka muntu n'ubuzima bwite. Urumva? Ndakomeza mvuga ku nkuru mwavuzeho, hari ubuzima bwite bwari buhari. Mu nkuru yavuga ibintu, ubundi guhunga, gushaka ibyangombwa by'uko ahunga, kujya gukorana na, kugaruka mu kanya ngo ahavuka nta wundi muntu ubayo. By'ukuri warenze ku cyo yavuze ujya n'ahandi. Ubundi se uteka atahunga inzara? Ubundi se uteka atahunga umuvandimwe barwana? Reka hano ubu hano batanze itangazo ngo impunzi, ni nayo mpamvu ubona hari umuntu ugenda yitwa impunzi hashize imyaka runaka ubuhunzi akabujugunya, kuko yamaze kubasha kubona ibindi byangombwa. Kandi ubundi wari warahunze ati byihorera, atuze ubushomeri bwari i Kigali. Uwo muntu yari impunzi yo kutagira akazi.
aba bantu bagwa mu mazi bajya i Burayi n'abandi bari abantu bahunga ubutegetsi cyangwa bahunga ubuzima, bahunga ubuzima. Nubwo mu myaka itatu turi hafi kuzahunga ibiganiro twakoze, bajya bagitambutse ukavuga uti ndagiye, utaza kumenya ko ari njye. Rero njye ndimo ndavuga ngo kuri iki wavugaga, umunyamakuru afite izo nshingano, cyane cyane umunyamakuru, ariko n'umuntu utanga ibitekerezo afite inshingano kuri rubanda. Njye biri abantu bavuga ngo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo ari abanyamakuru. Yego mu mategeko ntabwo banditse, ariko batanga amakuru. Njye navuga ko bakwiye kuba bafite aho bahuriye, bafite uko bahabwa uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko bakanafashwa. Naho raporo zivuga ko mu Rwanda abantu batisanzuye, none se Rasha niyo ya nyuma muri Ukraine? iri mu za nyuma, ariko nayo ntabwo imeze neza. Kuki itabaye ya nyuma buri muri Israel? Israel niyo ya nyuma. Israel iri mu za mbere kuko bari muri Global North, niko bitwa, bariya baba bafite ubwisanzure. Kuki itabaye ya nyuma? Ko muri iriya ntambara yayo ariho haguye abanyamakuru benshi. Kuki itabaye ya nyuma? Noneho bakarenga i Kigali hakaba ariho. None se perezida n'igitangazamakuru kuki atabaye Trump? Mujya mwumva iyo yatatse umunyamakuru icyo amukora, kuki atari we wabaye wa nyuma? Ikintu abantu bagomba kumenya, urabona abantu ukuntu barimo kundeba kuri kamera, impamvu murimo kureba iyi background nuko kamera iri imbere. Yishyira inyuma hano turebe ko ibyo ireba ari ibireba. Nukora raporo nuko ahagaze nk'icyo twita focus. Nguvuga ngo iyi kamera nuyishyira hano inyuma yanjye barareba wowe, ariko ko kamera ari ngireba we ntabwo turimo kukureba. Abantu bakuzi ni bangahe? Sibyo bari bazi izina bakaguhuza n'ishusho bigeze kubona. Nuko raporo zikorwa. Ngewe haje raporo yaza itaza, ngewe icyo nshaka kumenya nibura ntara amakuru ndayabona, nayabuze se nayabuze ku kihe kigero? Icyo nicyo kintu abantu bakwiye guhangana nacyo. N'abanyamakuru bakavuga ngo ese koko uri umuntu wo guhabwa inkuru ikomeye nk'iyo ukaza kuyitangaza mu buryo utabyuzinga uburenganzira bw'abayikikije, cyangwa baguha uwo watsa amakuru aho kugira ngo uyatangaze nk'uko wabishakaga, warimbuye ibimukikije kandi ubundi inkuru iramenyesha, ikigisha, bigatuma abantu bidagadura. Inkuru yawe yakoze iki? Naho kuba bavuga ko ku bwisanzure ku mwanya wa tugomba kuza ku mwanya wa nyuma kuko bafunze Karasira. Karasira si umunyamakuru. Ubu kuba bavuga ngo byagenze bityo, nujya kureba abari mu myanya ya mbere bafite abanyamakuru bangana iki bapfuye bahunze bafunze. Ariko ibyo ntabwo ari ryo shingiro ryo gukora ubushakashatsi. Umuntu ukora ubushakashatsi akakubwira ngo twumvise ko batubwiye ko, iyo nayo ni inkuru, ntabwo ari research. Ariko afite uburenganzira bwo kuvuga, ashobora kuba wenda afite izindi details wenda yashingiye icyo bita ubwisanzure n'iki. Nuko ngewe ntatutse perezida, bityo ubwo ntamututse ntabwo nisanzuye, kuko umuntu wisanzuye umunyamakuru pari yakubise urushyi perezida, uwo urumva ko yisanzuye? Ese uvuga ubwisanzure bw'itangazamakuru we arabanza akareba umuco wacu, uko twakuze, uko turerwa, uko tuvuga no gutanga ibitekerezo. Hano dufite ikibazo cy'uko umuntu atanga igitekerezo aho kugira ngo uganire ku byo yavuze ukajya kumutuka. Ibyo nabyo ni ukwibaza ngo byo byadutse bite? Ubwo rero uwamututse yisanzuye. Njye sinemera ko aribwo bwisanzure. Ubwisanzure dukeneye ni uko ibinyamakuru bibasha gukora mu buryo bushoboka ntibifunge kuko byabuza mikoro, ni uko umunyamakuru wakoze ahembwa, ni uko umunyamakuru wabwiwe ikibazo n'umuturage agitambutse uko cyakabaye, amufashije kugitara no gutunganya no gutangaza. Ni uko umuyobozi wananiwe gusobanura ibye kandi tumubaza abaturage batakamba, dukwiye kubitangaza kugira ngo umukuriye amenye ko ariko abaturage bameze. Ibyo byose nibyo gihe nita ubwisanzure. Ni uko ushaka gusohoka mu gihugu ujya gutara inkuru mu kindi gihugu, ukagenda ukagaruka, wanagera bakakubaza bati mu Rwanda abanyamakuru se bakora inkuru bate, ubundi abaturage babaha amakuru bate, ukaganira uko ibintu bibona. Ibyo nibyo nita kwisanzura. Ariko ntabwo kwisanzura ari ukubahuka abantu ngo wubahike inzego, utesha agaciro abandi bantu, abanyamakuru bagenzi bawe utangire gusobanura ukuntu ari abaswa, ari nayo mpamvu ibyo ukora batabyihanganira, ariyo mpamvu umuntu urimo kukubwira ibyo. Ejo bundi yafataga Suri hano tumwereka uko Suri bakatijwe, azana inkuru
ifitemo inyuguti 3 ukamubwira utoya haburagamo iki ibi ukora nanjye narabikoze ariko hari uwamfashije nanjye ndagufasha iki ubu niwe wafasha abantu bose abagira baswa aha raporo inzobere nuko inzobere zikora nako abaha amakuru inzobere zikora raporo ntekereza ko hari ibyo bavuga biri byo hari n'ibyo bavuga bitari byo ariko buriya nyine angire naho kamera ireba angire naho kamera ireba urakoze cyane ku bitekerezo ndetse n'impanuro duhaye nizere ko n'abadukurikiye bafite ibitangazamakuru hari icyo bari bukuremo bagahindura kuko nanjye nizera ko dufite nkeneye ko muri ibi binyamakuru niba dufite uburyo nidukore deba dufungure deba tuganire ese umuntu utanga ibiganiro ubyakira ubibaza nk'uko umeze dukwiye kuba tumeze dute ukwiye kuba utangaza icyo ukareka iyo deba nimuyifungure tuganire twese noneho turebe ngo nawe wicara urebe ngo abantu baguhuriyeho ari bangahe kandi musangiye umwuga bagaragaza ko wabigize nabi genda ukosore umuntu arakubwira ko arwaye mu mutwe ukamugutoya ngwino umbwire kuba uri bumubwire gusa abantu bakareba umwana urimo nabonye inkuru usibye wenda ko nawe yaje gukosorwa icyo gihe hashize iminsi umwana baramubaza bati uribaza umwana ise bakatiye burundu nyina yapfuye kuko yamwishe uramuha interview ngo akubwire iki mu by'ukuri ushyize muri cyo twita umutima nawe conscience yawe irakubwira ko uwo mwana agiye kukubwira iki ashobora kukuganirira inkuru kugira ngo wowe uze kuri mikoro uvuge uti ngiye mvugana n'uwabanaga nabo cyangwa umwe mu bana yambwiye kugira ngo abantu bumve uwo muntu kugeraho yica undi n'iki cyabaye ariko urazana umwana kugeza ubwo umwana arakara aterega n'ubwo mama yapfuye yazize gushaka nawe umunsi ahitamo data urumva statement y'umwana urumva rero byari bigezeho atangiye kuganira ku rushako rwa se na nyina umwana udafite imyaka y'ubukure umunyamakuru aba yataye conscience aba yataye umutima nawe yataye ubupfura n'ubumuntu n'ubunyarwanda nubwo ubizi ko iyo interview nuyifata abantu bari buyirebe cyane ukwiriye kugira umutima nama ukubuza kubifata kubera ko uri umuntu umunyamakuru we nuhura na mugenzi we ukabona abanyamakuru bagenzi bawe barakubwira ngo oya kabone nubwo waba ariho ubona wacuruzaga wabaza uti mubona nabigenze bakahita kuko twebwe buriya twagaye inkuru turanabindura tukakwereka uko ari buyikore buri abanyamakuru tujya mu nkuru yahereye mu gitondo kugeza saa 12 tukayivuga mu minota ye kandi icyabereye cyose mukakimenya icya kabiri tujya mu nkuru turi abanyamakuru 10 tukazivuga mu buryo bungana n'umubare wacu nta wahuje n'undi kandi turi ahantu habereye inkuru imwe bivuga ngo nukora amakosa muri twe azi uburyo yari bubikoremo neza kandi abantu bakabireba bakabikunda azi n'uburyo yabikozemo abizi neza ko ari nabi aravuga ati kamitemo iyo nzira ntekereza ko turacyafite amahirwe yo kureka guhitamo nabi urakoze cyane kuba watuganirije ni ingingo ikomeye cyane n'ibitekerezo utanze nizere ko hari impinduka biri buzane gusa nkunda ibitekerezo utanga ku ngingo zitandukanye ntabwo nagira amahirwe yo kubonana nawe sinkubaze ariko mfite akandi kazi abo muri wanyu sinkubaze tugize imana wakora iwacu tugize abana wakora iwacu tuba tugushatse igihe kirekire twarakubuze rero kugira ngo tuzongere dufate undi mwanya wo gushaka icyo gihe kirekire ihangane